mwise mubyumva barabyara Mariya. Rero aka kana kari kavutse kari gakeneye urukundo mu muryango. Urwo rukundo rero ntabwo karubonye karavomamo ibiroha. Muri iyi myaka karatangira kujya gakwepa ibyo nyina na se bagira gute bari koherezanya. Umwe ni ikimamiyo undi ni isafuriya kakayita gakusha kakavuga ati uyu munsi yamenetse kabisa. Hano badushyirire umuziki natwe tukate. Kubita mu kiganza cy'ukagera mbwira ngo uyu munsi turawukata. Turawukata. Haleluya. Yesu ashimwe. Nitwa Pastor Nishiti Theogene nutse muri paruwasi ya Muhima Itorero ni Kamuhoza. Tunejejwe no kubana namwe, kuba mu bajene biranezeza cyane kuko nanjye nibwo nyivayo. Rero kuganira n'aba bana ndumva nishimye, twishimiye ikaze. Turamwishimiye, reka twongere dukoma amashyi tumushimira kubw'umwanya aduhaye, hanyuma turabashimiye. Ndaza gusaba n'ubundi tudatinze, tuze gusaba umuyobozi wacu aze kutujya imbere atwegereza ameza hariya hari amafunguro karabona ko reka nsabe iyo nshuti Alice abanze asengerera amafunguro. Sukora batayabonye babuze uko babigenza, ariko twebwe baradufunguriye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwese turi ikibi cyose twafungura mu mutima ukunze mu izina rya Yesu.
Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya abana, haleluya. Hobera umwana ukwegera umubwire ngo Noheli nziza. Bariya abamama bari hariya hepfo n'umuyobozi wacu n'uyu mupasiteri baraza dufatanye guceza. Baraza twese tujye hano badushiriremo umuziki natwe tuwukate. Kubita mu kiganza cy'ukugera mbwira ngo uyu munsi turawukata. Reka rero basomere ijambo ry'Imana ryiza riryoshye, mureke kurangara mbabwire amagambo atatu yari ku mutima wanjye. Yohana igice cya 3 umurongo n'umurongo wa 16. Igice cya 3 ubutumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana umurongo wa 16. Haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka turisubiremo twese hamwe 1 2 3. Umurongo wa 16 harandika ngo amashyi menshi cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ngiye kubabwira andi magambo atatu muri buze kugera kuri aya ngaya. Wagera mu rugo uhuye na mama akakubaza ngo uvuye, ti pasiteri aduhaye Noheli n'umuyobozi wacu wo ku kagari. Muramuzi uriya mumeri? Uriya mumeri muramuzi? Aha, noneho indi wabasuye ninde? Ni umupasiteri witwa Theogene. Nanjye mwari munzi se? Nitwa Pasiteri Theogene. Ndi umupapa mfite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2 beza basa na se. Nugira gutya se, beza basa na se. Amen. Nanjye rero nakuriye mu buzima bubabaje, ndi mayibobo we, ariko Yesu angirira neza. Umuntu wari marine none uyu munsi ni pastor. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Niyo mpamvu rero ngiye kubabwira amagambo atatu muri bujyane akubiye muri iri jambo tubonye urukundo rw'iki rw'Imana. Mu b'Imana yakunze bose bose bose, uko Bibiliya itubwiye ngo abari mu isi bose uko Imana yabakunze igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Muri abo Imana yakunze n'abana bato bagize gute? Barimo. Noneho zigitangaje ntabwo ari abo mu bipangu gusa kundi muvuge ngo natwe aratwemera we. Ijambo rya mbere nshaka kubabwira ni ijambo ryitwa agakiza. Ijambo rya kabiri ni ijambo ryitwa imbabazi. Ijambo rya gatatu ni ijambo ryitwa ubuntu. Ubundi tukahita tubwira pasiteri akahita agira gute? Adusengera. Ubwo magambo kuyafata niyoroshye koko. Agakiza, imbabazi, ubuntu. Mwayafashe kasubire muri agakiza, imbabazi, ubuntu. Dusubire muri 1 2 3. Agakiza, imbabazi, ubuntu. Mbese tugiye kongeraho tubikora intebe. Urukundo rw'Imana n'agakiza, imbabazi, ubuntu. Urukundo rw'Imana n'agakiza, imbabazi, ubuntu. Nugera mu rugo ugoma muramubwira ngo iki? Urukundo rw'Imana n'agakiza, imbabazi, ubuntu.
ayo magambo ugenda uyabwire Meri niba byarawe hari igihe bijya birabura ndabeshya se Meri agakura siko bimeze ukabona mu gihe kuryama bikomeye ugitunga ngo hari umupasiteri wadubwiye ngo urukundo rw'Imana rwuzuye ubuntu wabona idupangiye tukarara turiye akora ibise byumvikanara n'igihe ujya kubona ukabona mbese warwaye urukundo rw'imbabazi rwuzuye agakiza mama humura urarwaye mbese muhumurize ba mama mugene mubabwiye ngo twamenye kwese natwe dukunda Imana ibaho umugisha mwinshi cyane rero nanjye nawe ntako gakiza bari abajene bahaye imyaka ubwo bahise bakuraho ntabwo wanyubakaye muyite mubikubita seke mwana nimubizi bahise babirangiza ngo hindukire urebe hano ni ku minota mubakomera amashyi bakoze gikomanga nukureba isahani ikahita yiyoza natwe mu rugo turi benshi cyane abandi bana tubana nakuye ku muhanda twe twibanira mu nzu uko bo bakuru iyo turiye rero iyo turi kurya ntabwo tuvuna uwoza amasahani turayakomba uburyo bwose isahani iva ku meza tuyoza katunyuguza rero nabo urabona ko bakoze gikomanda haleluya haleluya Yesu arabakunda ashaka kubaha agakiza imbabazi n'ubuntu bwiwe rero impamvu natekereje kuvuga kuri aya magambo uko ari atatu ni uko nawe n'urukundo rw'Imana rwuzuye agakiza imyaka yose nabaye ku muhanda Imana yarahandindiye agakiza ke ngenda nkabona namwe uko bwije n'uko bukeye kuba muriho nuko Imana igenda ibakiza uko bwije n'uko bukeye niho mukomere Imana amashyi kubera kibakiza ijambo rya kabiri twabonye ko ari imbabazi burana ari n'utwana tujya twiba ibiceri ntabwo b'igiceri turebe uw'igiceri arimo barimo bindi biceri nawe rero Imana yarabababariye namwe Imana irabababariye reka dukomere Imana amashyi kuko yabababariye turebe abana bajya batukana bani benshi we urukundo rw'Imana narwo uyu munsi rurabababariye nimukajye mwongera gutukana siko bimeze nta mwana w'Imana ugira gutukana baba we turi abana b'Imana bazereye baparamira imodoka abana bari hano baparamira imodoka paramira aba bana n'Imana igire gute kubera urukundo rw'Imana rero uzi ko Imana ibababarira ntibagombye ko se mwayikomeye amashyi ntuzongere guparamira n'ibibi siko bimeze noneho ubuntu bwayo rero buriya mubeshejweho n'ubuntu bw'Imana siko mwabyumvishe Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kuba pasiteri unyemerere ubutaha ubwo abana tuzongera kuganira naho ko sibwo bwa mbere umuyobozi wacu mu nzego bwite za leta muzazane n'ababyeyi babo bazabe bari kumwe tuganire nabo kuko abangaba imyaka barimo igihe barimo uretse no kuba tubaba hafi kugira ngo dukumire ingaruka cyangwa se ibyo bakwigiramo bikabagiraho ingaruka mbi ku buzima bwabo ariko cyane cyane umunsi ku munsi baba bari kumwe n'ababyeyi babo hari ibintu nk'ubu turimo turakumira ibiyobyabwenge ngira ngo ni inshingano zanyu nk'abayobozi ba leta nk'abafatanyabikorwa nk'abashumba twumva dufite umubabaro reba nk'umwana ungana gutya mama we yahangosomaho rero urumva apfuye akiri mu iterura wibaze mu mikurire yiwe ariko Yesu arabakunda Yesu agize gute arabakunda hari ibintu bigeze nko kuri 4 bijya bituma abana bakoresha ibiyobyabwenge wenda bitewe n'imyaka barimo ndavugamo nka 2 icyambere ni amakimbirane yo mu muryango umwana imico mibi sikara abana bagira imico mibi ariko akagira imico mibi nawe atarabishaka ahubwo uyu mwana avutse kwa papa na mama mbese bahuye gikomanda sizi na mubyumve mbese vie ni marine mbese cyangwa no mukomando nyina ni jeti none bahuriye muri mukubita umwiki none bako bahise babyumwe bahuriye muri kakabari n'uyu mwana avutse
yavutse mu mvugo ivuga ngo Mariya cyangwa se ngaha Gahumbi, uyu mwana akahita avuka. Nubwo yavutse mu bushake se na nyina batapfa, ariko uyu mwana yamaze kugira gute kuvuka. Rero ngaho nyumvi duse nk'abatekereza, barezi babo duse nk'abatekereza, mwebwe muri hafi mwafitiye urukundo. Ise ni Komando, nyina ni Jetiri, ubwo barabyara iki? Barabyara Mariya. Wise ubyumva? Wise mubyumva? Barabyara Mariya. Rero aka kana kari kavutse kari gakeneye urukundo mu muryango. Urwo rukundo rero ntabwo karubonye karavomamo ibiroha. Muri iyi myaka karatangira kujya gakwepa ibyo nyina na se bagira gute bari koherezanya. Umwe ni ikimamiyo, undi ni isafuriya, kakahita gakusha kakavuga ati uyu munsi yamenetse kabisa. Nta handi rero rwa rukundo kabuze, niho turi bubasange muri ariya makaritsiye ku mihanda bari gusyaka, kuko ibyo bari bakeneye bitabonetse. Ise na nyina nabo bari mu biyobyabwenge. Rero ababyeyi b'aba bana, mbere yo guha aba bana urukundo, nabo tubereye yuko bigishoboka ubuzima bwabo bwahinduka. Ariko muhumure, Imana irabakunda. Yesu mwahuye nawe tugiye kubasengera, agere no mu ngo asange papa na mama hahandi bari. Ubu koko muhise murwana koko imbere ya Yesu, uvuge ngo ni danje. Ndagusengera gute? Bamwe mutaguhora. Tebuka. Uriya ni Imana mubabare. Urumva amakimbirane yo mu miryango tumara kuyakurikirana cyangwa tukaba hafi ababyeyi ngo tubaganirize, tuzaba turokora uyu mwana ataragera kure. Jambo rya kabiri ni agakungu. Uyu mwana yamaze kuva mu ishuri ahita ashaka inshuti agendana nazo. Za nshuti rero mbi mugomba kuzirinda. Ba bana b'inshuti zanyu, ba bandi butumarine mugomba kugira gute? Uhereye umunsi, reka mbabaze murebe hano. Mwabonye umuntu ucuruza amakara asa n'iki? N'amakara mwarabibonye? Mwabonye umuntu ucuruza ifu asa n'iki? Mwarabibonye? Mwabonye umuntu ucuruza ibitoki asa n'amakaka? None nugendana na Nduzu uzasa nande? Nugendana na Marine uzasa na Marine. Muvuge ngo Yesu turinde Marine. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Tugiye kubasengera, mukurire mu buntu bw'Imana, mukurire mu mbabazi z'Imana, mukurire mu rukundo rw'Imana rwuzuye agakiza, ikomeze bakize. Nk'uko uyu mushumba ari hano n'abari abafatanyije n'ubuyobozi bwite bwa leta ndetse natwe tuzakomeza tubaba hafi, tubaganirize, tubahe uru rukundo. Uru rukundo mwabuze mu miryango yanyu Yesu ararubafitiye, n'igihugu kirarubafitiye, natwe abapasiteri. Iyo ukoresha ibiyobyabwenge hari ibintu bitatu bikugera, ntimuzabikoreshe, ntimuzanarikinishe. Ijambo rya mbere, bakujyana Iwawa. Iwawa murazi? Igikondo murazi? Ntabwo bakujyana Igikondo kuko bakwanga, nta nubwo bakujyana Iwawa kuko bakwanga ubuyobozi bwacu bwa leta, ahubwo kubera urukundo bagukunda baba bakujyanye kureba ibiyobyabwenge ngo bagufashe banakuganirize barebe yuko byagushiramo. Mureke ibiyobyabwenge rero batazabajyana kure ahantu siko bimeze. Ijambo rya kabiri, iyo ukoresha ibiyobyabwenge, murimo muranyumva? Iyo ukoresha ibiyobyabwenge abantu baraguhunga, batinya ko wabasura mu rugo, bavuga ati Karudomoro kaje hano, cyagi karayitwarana na telefone, ugasanga bagutinye. Ariko muhumure, Yesu arabakunda. Yesu agize gute? Arabakunda. Ijambo rya gatatu, ukoresha ibiyobyabwenge ntabwo ugira iterambere. Nanjye byari byaranyishe mbikoresha, narashyize amadrede coma, narahinduye ingendo ngenda nk'abarasta nk'abaniga,
none sigaye ngenda nk'abakozi b'Imana. Iyo ukijijwe ukava mu biyobyabwenge rero Yesu akugarira icyizere. Ubu ndi pasiteri, mwabonye ahantu nicaye, we nicaranye na Gitifu. Twongeye dukomere Imana amashyi. Yesu ahita kongera akakubaka igihe cyawe cyasenyutse umwemerere ugakuramo. Tunange kiriya kivatiri giparitse hariya bwakibazo nacyo ni icyanjye. Dukomere Yesu amashyi. Si n'ibyo gusa, ubu yamaye n'umuryango, mfite abana bangana namwe. Muvuge ngo Yesu abaryoha. Badusengere dukurire mu mbabazi ziwe, dukurire mu gakiza, dukurire mu buntu, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo. Amashyi menshi cyane ku Mana. Mushumba dusengere Imana idukuriza abana, ibakuriza mu mbabazi zayo, mu gakiza kayo no mu buntu bwayo. Nose ubwo murasenga mwicaye cyangwa muhagurutse? Twese reka duhaguruke. kadusengane n'aba bana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Urukundo rwawe ni rwinshi ntawarurondora. Ujya umenya umuntu utaramurema, niko wamenye Yeremiya. Mumenye utaramurema ataraba n'urusoro mu nda ya mama we. Ndahamya neza ko aba bana ubazi kandi wabamenye kera. Ubwo twateranye uyu munsi turabasabiye kugira ngo imbabazi zawe zibabeho. Abari mu mihanda ubakure mu mihanda, abari mu buzima butameze neza ubaremere ubuzima, ubahe ejo hazaza. Aba bana ubareme, ubahindurire imitekerereze, ubahindurire ubuzima uhereye none. Kandi turabasabiye kugira ngo bazaba abana bahesheje ishema igihugu ndetse n'imiryango yabo. Uko niko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.